Uri gukora akazi karuta ka Jihad muri team The Ben byamaze kugaragara ngo indirimbo yasohotse ngo bansampurinze ngo nakasa mutwe yego koko nakasa nge nawe narekuye se abanzi nyine bagahita bavuga ngo kanta mu bwanwa ngo bamwogoshesheje ngo ekeri ibyo bintu muba muzana kuri iyi mihanda ariko fresheri za Ben ko zigaragaza oya igiko cya Ben buretse gatoyi amaboko ya Coach Gayeri fata amafaranga amaboko ya Shagi urumva na Coach Gayeri ukayafata ukayahuza na Bruce Melody David Bayingana nafunga afite se ryo kubaza The Ben David Bayingana nta mafaranga afite ya timu ya The Ben yamaze kwigaragaza ku rutonde rwitwa DC Clement uwitwa Nopuja amafaranga ya Nopuja ntabwo nyagarukaho amafaranga ya Nopuja ntago wayarya na amafaranga Nopuja atanga urumva niyo mpamvu buri ariko umuntu atanga ibyo afite none se ntabwo bapunditi ntabwo amaze kubaterekamo abaterekamo uza amafaranga yirirwa hereza gutamika umuntu w'igihe.com punditi w'umunyamakuru ari manager y'ibihe byose yoboke se wari wamubona afite miliyoni ese kamubaka ya Ben ntabwo wayibonye amafaranga ashiriye mu bukwe nzareba indi ya kabiri uko izasohoka diaspora mu bagariso doneri banje ngashyiramo nuzi ngashyiramo exdira naho bitaneza fata kuba mutawaje cyo baguza muri cyo yirirwaga arekura imiriro ngo yaguze itaje agiye kwivugurura niyo mpamvu atajya asengera icyaka gishobora kukwicira uko umwe na afite miliyoni ntiyakugurira n'isambusa y'ijana yatangiye kuvuga kongeye kubaha ikaze mwe mwese mukunda ibiganiro bya Oasis TV 1 tuba twibereye Serenity Park ture kuri miriro mwamaze kubimenyera mwari mudutegereje kujya tuze tugira ibintu dusobanura haba ku bukwe bwa The Ben haba ku ndirimbo ye yamaze gusora yakasa mutwe yamaze gutereka mu kizuru witwa Uwikeza Pamela madamu we w'ibihe byose ndetse mu mwandika kagaragara asobanura ngo uyu mutima ugufitiye umwenda ndetse ngo azamurinda musigasira ibintu nk'ibyo by'imitoma y'abantu bari mu rukundo twe twamaze no hako si uwo uri umuntu muzima cya Pamela ntabwo cyakujyamo ideni ndeba kuvuga ngo bakubwiye ngo ninde mwana ushaka kurigata muri iki gihugu Pamela oya Pamela arimo uramumenco ninga ndumirwa ndavuga se mama yake ajya kurikirana ubundi ngiye nkunda ari abakobwa nkunda sinya nshinye mu mugore wanjye ariko ndamutse muye na cya Pamela Mutesi Jolly mana we Mutesi Jolly nono yaragiye ari matatura ari nono ari uburyo seka karagashinya yewe kakankurura none afite ukuntu arambutse azamuka Felista Knowless reba zirarevo metero ziwe araziboneye metero ebyiri yaba na minister ndakurahiye mukobwa Jolly amara buzaca mu gitondo wumve Mutesi Jolly yabaye minisitiri w'urubyiruko se wamaze kumva ko ikijyanye no kwita ku buhanzi n'ubugeni cyakuwe muri minu bumwe kinjira muri miniyafu anytime ni ukuvuga ngo abantu batangiye gushyira mu majwi bitwa ba Tom Close bitwa ba Clement Kina Music abitwa ba Bayingana kugira ngo bajye kungiriza kara gashami kamaze kuvanwa muri minu bumwe kerekezwa muri anytime Jolly nge nabona ari n'umukandida hari amenya urubyiruko amenya ubuhanzi amenya iterambere abahanzi cyane numva wari kumbwira ngo bamaze kwijandika abantu bari kuvugwa burya Tom Close nyuma y'ibihembo ari guhabwa nyuma ya album yasohoye hanze abantu bakagenda bamuserereza ngo interview yakora ngo zirusha views ngo indirimbo ze ubwo mu mwandiko kaba kagaragayemo ariko discipline ndetse n'urwego amaze kugeraho ntari yagenda ka yamaze kugoyinga virus ariko na album yiwira ryoshye abayinganere gumenye ko bavuye muri Espagne avuye kwiga sports management bifite ahantu bihuriye n'ibintu nk'ibyo nta wamenya kuko muri minisiporo ho yashimyeho biranga timu ya The Ben wamaze kuyibona sinakubwiye ngo abantu amatimu timu ya Ben namaze kuyibona yamaze kwipanga akazi ku rutonde hari kuza uwitwa Nopuja ibyo simbigarukaho hagaruka uwitwa Muyoboke hagaruka uwitwa Emikinege ufatanyije na Punditi hakagarukaho uwitwa Eddie
narabikubwiye ngo ejo bundi The Ben ava muri buretse Canada David bayingana na Dave bayingana Dave ari we manager w'ubukwe Dave ubundi yaburana coordinator David ubundi ariko wambwira ngo ahantu hari muyoboke David bayingana yabura gute amafaranga muri Rwanda ribafu cya gitaramo The Ben yakubise mushuti ntunsige Raki n'ubundi nibiba byishwe inyuma na David. Breaking news. Yego. Nje Ben murumuna wiwe yamaze kumbwira yuko agomba kuntamika akandi. Navuga mu mwandika bagutamika intasigashywa mwabyumvise. Rega turabakeneye. Ese nje waringe ntamitswe nakora ibiki. Barase nkarenganye bafata aba ba man of the match DC Crema na wari mu bayoboye team ya The Ben. Ntago wamubonye. Tureke kumubona nge nsanzwe mbizi. DC Crema hari kugira ngo ahangane nafata ku mavuta. Uribuka afata ku mavuta yandagaza uwitwa Muyoboke waje kuvuguruza si DC Crema. Urakoze cyane. Ejo bundi kure ya potisi nababonye bari muri ako bari bose narababonye bari muri team The Ben. Si bibi ariko niya Bruce irahari nubwo yiri pauvre yirata amafaranga mu gihe abandi baratinge kunero n'udukeregeshwa. Etwa Dekati ku isongero ntago wamubonye Dekati na ba Godfather yuko aribo bari inyuma y'akazi. Ninde uri gukora akazi karuta ka Jihad muri team The Ben? Byamaze kugaragara. Ngo indirimbo yasotse ngo bansamporinze ngo nakasa mutwe yego koko nakasa. Nge nawe narekuye se. Nge nabikoze nk'umufana ukunda ibihangano bishyashya byasotse nshyira kuri stati ndavuga kakaririmbo nanjye nakantu kakaranga mutima. Yawe na mama Doughboy ni forever. Ni forever nuko. Urumva nawe uri umuntu wa The Ben wazamutse ku rubyiniro mu Burundi, uri umuntu wabamuyoboke na banopja cyane ariko nanone ndirimbo ni nziza. Oya irandirimbo ya Ben ni nziza setu. Ben yatweretse yuko ashobora kuba yamara igihe kirekire atarekura ararekura. Indirimbo ya Ben yamaze kwinjira muri views 500 mu masaha 21. Komyanimwe iyi ngiyi iragwa miliyoni 3 mu minsi 5. Uretse mbikwereke. Abo bantu bari kubwirana baburetse igikwe cye nono Roventura nono uzabona miliyoni zizaba zabaye 3. Orafata ikizungereze Pamela ugishyire muri video umbwire ngo iyo waramuhige The Ben amakuru yamugezeho we ariko si we wenyine erega jye utandukanya buri yo tuvuza abasire ukavuga nk'aya mazina y'abasire ugahita wibuka ko ukajya ujya kunyereka njewe narakubwira urwego rw'abakobwa nikundira utajya kunyereka urutonde rw'abakobwa bafite inzobe bagizemo uruhare nyereka umwana uri natirere cyapamera uburyo giteye none igikara ciwe ari bagisize ikigonyi cyahinda indirimbo mu munsi yamaze kugira 630 634 nakubwiye ngo miliyoni 3 mu minsi 5 baburetse ubukwe bwe buroding jutinya abantu nk'igihe karcha abantu yicaye ariko ubona yakoze indirimbo ifite views zingana gutya zamaze kurenga izaba Davido basohoye indirimbo ya Davido na Kofi imaze kugira 1,500,000 imaze icyumweru yego nyereka ya Ben mu munsi umwe ifite 632 baburetse ba Twili Brown shaba sharing bashyire ku mastati wirebere ba Dangote Chibudenga bashyiremo ariko Pamela mbega mu ndirimbo ukuntu yari yambaye hari ahantu bari bambaye imyenda y'imyeru adingisa ziriya nyo aguruka abanzi nyine bagahita bavuga ngo kanta mu bwanwa ngo bamwogoshesheje ngo ekeri ibyo bintu muba muzana kuri iyi mihanda ariko fresheri za Ben ko zigaragaza igiko cya Ben buretse gatoye buretse reba Ben abantu bari bamuri inyuma abitwa ba Kate Kavuyo abitwa ba Omar Designer bro bayigoruma bana madreda go reba ibyana byari biri kumwe nande na Pamela kandeba umuntu yicaje kuri fresher umuntu bita Christopher amubonye andeba umuntu nakasa mutwe kuri zirasaga zero wabonye ukuntu yahamirije umuhamirizo nimba ari amaraba nimba ari ibiki we na The Ben bacimaka oya Ben yamaze kwigaragaza yagoye inzevayiro ariko nanone twitaguye witwa Melody nawe ko yakoze Tantwari se Melody se biriya bintu byo kuza avuga ngo indirimbo ni nziza ngo ariko ngo sinayipostinga abona biriya bintu by'amashyari bizageza he reka nabyo mu mwandiko ntugaho urushima ndashima urashima iki njyewe ndashima indirimbo nziza ya Ben nkanashima n'igiko cyiwe welcome ndashima n'utugambo twa Melody none Melody ibigambo byo ntabwo bikunda se
uretse n'ibigambo bya Melody n'imiziki yiwe ni myiza. koze Melody namukoze inkuru nyinshi naguma muri Amerika nanjye nzababara ako kantu nawe sinzi. Melody azagaruka nubwo yagira ijwi ryiza umenye ko cya The Ben kimurusha fresheri urumva nacyo ariko kiririmba neza. uwo ni umufilisiti w'umurekura. cya Ben kigira fresheri ukuntu kiba kimeze mama yakashyize mu mago. hari ukuntu The Ben yirebesha ahengetse utwiso nk'akana kataratangira kubona neza. Pamela Kamwero akamushyira mu byaro. Operasiyo twakoze se dusobanura ukuntu The Ben yamaze kwinjira muri 38, dusobanura uburyo Pamela ari kwinjira muri 23, agomba kwegera hepfo akamusanga mu myaka, yarira n'undi akarira, yakwibebeza n'undi akibebeza, bakagendana mu mitobo. etape par etape. Bose ni ba bebe rwose. Bose ni ba bebe. Ariko Melody nari kishani nakorane na The Ben bakorane neza. Bose ni abanyarwanda. Sinabonye ubushize ari kuva ibinga na Bamedi. Urumva? Ntabwo se The Ben bahise berekana indirimbo ya Melody ya vibingaga. Melody aba yumva ko amatika ari yazamukorera ngo arazibura ngo azgongo kutarya imbwisha, akisetsa kirata. Ariko Melody arakora nanone witonde. Ibitaramo ari gukora muri Amerika byagaragaye. Wamaze kubona ko uwitwa Shaggy yongeye kugaruka ku rubyiniro nande na Melody. Yego n'imihanda batambuka. Ntabwo barekuye imiriro se. Ntabyo nabonye. Felicitya aje gucimaka. Ibiki suza uracimaka mu izihe. Yego. Zica tubirebe. Melody ari mu maboko meza, sibyo? Turabyemera. Ben ari mu maboko mabisi. Amaboko ya Nopuja na Muyoboke na ba David bayingana. Uza amaboko ya Coach Gayeri. Fata amafaranga ya amaboko ya Shaggy. Urumva na Coach Gayeri ukayafata ukayahuza na Bruce Melody. David bayingana nafunga afite se. Ryo guhaza The Ben. David bayingana nta mafaranga afite ya nta mafaranga afite nka Coach Gayeri. Bayingana yabuze nayo Hajimi Gatete ngo mu hosting kuri BNB ariko mwagiye mumbabarira. No pujes. Amafaranga y'ikigo. Ibintu by'ubuse nasikahita kumujyana nko kuri Siridi bisaba kumutamika muri interview gusa. Hanswe noneho Gatete akubwira ngo ninge wajyanye Amavubi muri Kani. Yarayabuze bayingana zikamwiza iyo zitahaye. Amavubi muri Kani. Gatete nagaruka subiza Amavubi muri Kani. Ejo bundi yaramaze gusaza. Ikibuga yagisubiramo se. Ntacyo azafate muri umunara cyangwa undi mukinnyi mu training azajya akina nkawe. Sibavuga ngo ni dawa yakoreshaga. Jihad se ntago ari kubikora. Yewe. Bizimane Jihad. Ejo bundi yanama amafaranga n'inywera inzoga. Byiringiro rage sibyo bintu ntabikora. Yaragotamitse twanzike. Buretse gatoya. Kamaro ndashaka kukubwira ngo timu ya The Ben yamaze kwigaragaza ku rutonde rw'uwitwa DC Clement, uwitwa Nopuja. Amafaranga ya Nopuja ntabwo nyagarukaho. Amafaranga Nopuja ntago wayarya, na amafaranga Nopuja atanga urumva. Niyo mpamvu buri ariko umuntu atanga ibyo afite. None se ntago bapunditi ntago amaze kubaterekamo. Abaterekamo kawo amafaranga yirirwa hereza gutamika umuntu w'igihe.com. Punditi w'umunyamakuru ari kujya gutamika punditi gute kandi Country FM yarahombye. Batino bamuzibura abanyamakuru bamuzibura yajya akabanza ki. Nta hataniye minsi afite aba producer babiri bari kubicira. Nta hataniye na wa mukiro. Koze ntago ari gukora. Koze arimo arakora kabisa. Koze ari gukora. Wereka aba producer bazimisha element. Ikibazo cya Nopuja agira ubugugu naga abanyamakuru bamenamo umufungo. Ariko Coach Gayeri twese aradutamika. Urambwira ngo badisi ntago yatamitse intasi ya Coach bahereza nka bya bindi bashyira muri za Ecombe bihe yagohereza. Ni platform. Reba twatuye envelope twakera tw'umweru. Kwako nibashyiragamo akanote k'igihumbi kagahita kuzuramo. Ashyiramo ubunote bibiri Nopuja kagoreza ngo ngaho genda ukine indi. Ese Muyoboke ararekura. Irare tushe ya punditi ikorwa buri kintu afite arekura atanga umucyo. Ya Muyoboke arekura kuyo bamurekuriye. Muyoboke se yarubwo ari umushoramari. Muyoboke ko ari umumanager. Ari manager y'ibihe byose. Muyoboke se wari wamubona afite miliyoni 100. Ese kamubaka ya Ben ntago wayibonye. Amafaranga ashiriye mu bukwe nzareba indi ya kabiri uko izasohoka. Diaspora zimukunda zimutamurazi. Yagendeye muri bisi ngo nabamwambariye ngo noneho ngo mu bukwe bwa convention ngo aratumiza imodoka Tanzania ngo zimwe Bahatima Kaca ntago yamwambariye. Urambabaye. Sha utanye kuzana ibitutsi. Njye ni The Ben. Nari gufata mu bantu mu bagariso doneri banje. Ngashyiramo Nusi, ngashyiramo Exdira.
naho bitandere afata ku mavuta waje akebaguza muri cyo yirirwaga arekura imiriro asebya abantu. Ibi bintu byamaze kugaragara. Melody wakwepaga ikibazo cy'imyaka kugira ngo akorane igikwe n'umudamu we biraza kugaragara mu rukiko baraza kwisangamo. Urambwira ngo Melody yabona igikwe kimeze kuri dote ya kasamutwe imeze kuri ya ngo Melody nayo itarekura amafaranga yayarekura hejuru y'umugore babana. Melody agiye kuza sezerane n'umugore we. Sezerane aragaruka sarava Miami. Ayo makuru urayafite. Ntago azagaruka se. Niyo yagaruka. Ubushobozi afite ntago ari ubwo niyo yagaruka ntago. Melody amafaranga akorera mu Rwanda ntago yaguma muri amafaranga yajya gukora ubukwe. Yabanze kuzuza ile etage igeretse 3 sataruzuza. Iyi etage ya Melody arayiragiye iriya ninka nyine ntusebye Melody iriya etage niyiwe kamaro ureke kuzura yananiwe kuzura azatuma ibintu byose tubivuga. Ubu nkwereke ari Melody na Ben ninde ufite ikofi ya danje kugira ikofi indese oya Peter warayafite oya Peter warayafite sakasongo yihwa uri kumuzana mu bantu birirwa bashora mu miziki na Emirene ngo yaguze itaje agiye kwivugurura. Niyo mpamvu atajya asengera icyaka gishobora kukwicira uri kumwe na Emirene afite miliyoni ntiyakugurira n'isambusa yatangiye kuvuga ngo njye nkwa fanta namara kuzuza itaje azagura ntacyo yagura. Emirene none we kwikunda rye ry'amafaranga ariko abantu nka bari barakira bro. N'umurokore oya murokore usengera nta murokore wakugurira ikintu cyo kurya. The Ben nanjye yarazinguriye kandi ari umurokore wo muri Edeni se The Ben se ntabwo wamubonye kwa Minyoni yagiye gusenga. Ni bimwe byaba hati nyine ujya gusindira i Burundi nyine abeshya ngo nawe yashyingire kwa Minyoni. Oya Ben nta nzoga ntabwo wamubonye apfukama Ben koroperasi atari ko yashyingiriwe kwa Minyoni. Uravuze ngo Ben yagiye gusenga kwa Minyoni kugira ngo akore igikosi. None se yari gukora ubukwe nawe umukirira Minyoni aratwerera Minyoni uziko bari mu kizuru hari buri muntu wese n'imiba. Bone bavuga ko Minyoni amafaranga make yagutwerera ari $5,000 niyo make agutwerera uretse yayaye makaca se Bahatiwe nayo bamuhaye kubera ko yaraje gusezerana ntabwo yarasanzwe ari umukristo wawe. Umukristo wawe ni kamarade ntago se bamubonye uko yagiye kuvuga ngo yakoranaga n'amarozi n'abapfumu buriya ntibari baramubonye baramukije. Yewe abantu bavuga ibintu bagashaka kubisubiza. Azagaruka ryari nanuze. Oya Coach Gaël bazagaruka mu kwa mbere we na Bruce se agahita akora ubukwe na mama ya. Oya Bruce Melody azagaruka ahita ajya azabanza asezerane imbere y'amategeko na mama yake. Nubundi twese twamaze kwidekarara tugiye kwigira muri ariko urambwira ngo Melody umugore wiwe yabona Pamela asezerana na Ben ari abakompetita ukambwira ngo umugore wa Melody nawe bira bintu nabikene utaza kumbwira ibyo yabishegeye buriya hayi atabishegera se ariko se ku buryo yazitura miliyoni 40 nk'izo The Ben azituye Coach Gaël amafaranga arayafite. Menye ko na yave witiyamuhaye kuri anniversaire nayo yajemo fununu ngo n'imiryango yamaze guturika neza. Yave ngo bayizanye idafite karibu rateri. Yako mana we. Narabibonye kuri airport mbabari. Ushaka kuvugira team. Njese ariti wumvise ariti mumvugira. Bose ndi kubajajinga. Kandi ibyiza byose ndi kubivuga. Ibyiza byose ndi kubivuga. Ariko nanjye ibyiza ndi kubivuga. Breaking news. Bruce Melody bitewe na depression y'umugore we yagize abonye igikwe cya The Ben. Yamwandikiye message aramubwira ati Mero ugaruke tujya mu rukiko. Melody yavuze ngo ntabwo azagaruka. Melody se ntabwo azasezeranira Miami urumva Shaggy azaba ari we pare wiwe urumva man reka uretse urajere ko umugore wa Melody batamuteye urumva bakamwambikira ikamba hari hakurya ubutaka kuri azasezeranira muri Amerika umugore wa Amerika niho bazasezeranira Melody amafaranga agiye kuyanika Minaj muri Korabo ngo aje gusezerana na mama ya igikosa ntiyakibonye cya Ben na Pamela none si cyameze icyo ntiyakibonye ko atisabaganye muri kwirengagiza amaboko Melody arimo 155 urayizi cyangwa ntago uyizi bazakora ingoma ariko ntibazakora ngo ngwiki amaboko Ben arimo se wowe ntago yazi yahe amaboko arimo muyoboke na nuze na nopuja
uzi ukuri gusebya muyoboke nimwe bagiye bavuga musebya nawe uri kubivuga akikanga ahantu ari ntabyo bakora se bigaragara. none se Ben yamaze gusayininga muri country record. Ariko bara nibo basoma mbike biwe. amafaranga yakuye muri soba living yatanze mu gikwe ngo kandi karundura ya convention ngo ntirasohoka yakoze ikintu cya danje yishyuza ubukwe bwe ngo ntibasanzeho se amadolari 3 sha ngo banze kubwira ngo kuri website Ariko mana oya igiko kiregereje. icyambabaje ni umwepfluencer waje kuri Twitter avuga ngo ibyo yakoze byose ngo ntiyapfundura udushumi twa Prince Kid nahise mvuga ati abagome barahanga ati ibyo ngo kubukwe ngo akobokwe ngo ntabwo The Ben yashimye bwari burenze musirika bwari buri nk'amafaranga menshi biragaragara we bigaragara Oya ariko oya niyi dote yagaragaye. Dote ya Ben yagaragaye nayiboneye. banza wumve gato Yagaburiye abanyamakuru bose naca na YouTube yashizeho karaka video. birirwa se bamuhururira kuri airport ahubwo yarikanze aravuga ngo si ni press abanyamakuru bo mu Rwanda bahora bashonje inzara yarabakindu naho nzajya nzanigomera mu rugo ngo bariye ubwo niba bariye bakuvuga neza ntago muri professional. oya ngo badisi ibyo ngo inkoko abanyamakuru bo mu Rwanda bategeye kunda we Barara bapfuye. bahema ikinege ngo bamera nk'ubushishi batuza amamesa ngo ibiryo bisimbukira ku mashati bari abahungu hari n'ahantu bari babikandagiyemo muri interview kwa Citere gucunge neza bari babikandagiyemo biteretse muri jaride bari kwimatatura Oya abahungu barariye. ikiganiro kiro cyagoye Nzefayiri 60,000 bariye ku ikarayi kubera bari babikandagiyemo Reka twanzike. reka twiyanzikire Coach Gael ikintu nazansebye abantu benshi bari kugenda biyandikisha muri 155 barashaka kugira ngo abanyarwanda bose bakunda muzika nyarwanda bagomba kwinjira muri iyo rebo yawe nawe ntabwo ugomba kudusebya ugomba kumanuka muri Amerika unzaniye akamodoka niyo kaba $3 by'idolari nanjye nkajyagendamo ntabwo skate ntabwo yaneza badirama agiye kumwagiye kumenye muri na Serika badirama Coach Gael badirama ugomba kubikora Oya Gael araza kubikora. iyo modoka nzanayitwara tugiye mu bukwe bwa kandi igiye kumanuka ari yafata ku mavuta kandi wumva ngo Kamaro wa mbere harazi Kamaro yamaze kwipanga akazi. Ntabwo ubyumva se ngakeneye agatwikiriye Kamaro ko gutaha mu gikwe cya Melody. nta gikwe cya Melody namwe Ese Kamaro ari Kamaro ariko uwitwa Bruce Melody arashakora bona Nicki Minaj nta mafaranga yo kujya guta mu bukwe se ngo akora iki umumama yake nibabana hari icyo yamwimye ariko Nicki Minaj uramushaka wiki ngo none se sibo babeshya ibihuha bya byanuza ntibizwe ariko yanabikora uriya ariko namwe yabikora Coach ari kuri urwo rwego ariko iby'ubukwe byo namwe ntimutangire gushyira pressure kuri Bruce Melody reka ngusoreze nta kibazo uvuga ngo The Ben agendera ariko The Ben rega ni The Ben ku giti cye na Bruce Melody ni Bruce Melody ku giti cye nta hantu bahuriye The Ben niba ari muri ayo maboko ya Muyoboke nanuze na Nopuja urumva namenye bayingana se nta urimo team igizwe n'abantu batatu ariko bayingana amafaranga yakura ngira hana David kwiga bamuhemba David bayingana buretse gatoya nagariye Jado Castari nanuze na David bayingana niko tubyumva ugeze ureba inyandiko yabo se ugeze ureba contract yabo warayirebye uvuga Sharik chief operator upfa gufata ubwo burundu baje kwamamaza nkubwira umushara Sharik yatumbagiye yasubine David bayingana buretse gato azajya avuga urubuga rw'imikino mu bikorwa bya The Ben ko numva uri kumuzanamo cyane avuga kanga umunsi umwe akora mu cyumweru nibwo azavuga ibyo bikorwa byose yamaze kwigarika nyine ningaga uriyuzi ko ubuyobozi yari afite Nopuja amaze kumukura ku ntebe nawe afite Junior ibyo mbikubwire uriya yari manager wa The Ben Even na mbere ya Muyoboke David ahagarariye inyungu za The Ben mu Rwanda Muyoboke ari muri bacari ari muri baruto ahubwo wavuze ko David ahubwo wabiciye ku ruhande David bayingana yarahagarariye inyungu za David mu Rwanda ahubwo si we wenyine undi bajya mu ariko sha mana yanjye Kamaro yashyushye umufilisitiya bajya mu Burundi mu gitaramo sikahita azamuka kuri stage bayingana ntiyari yiherekereje ya kipe mu marushanwa reka bayingana nimba ari manager kuki atabiretse ntago hajemo ijinyori y'uwitwa Nopuja bayingana ntabwo wishyuriye indege disikirem
ngo akore iki se kugira aze gushyigikira igitaramo cya Ben. twarabibonye nyine bandagaza afata ngo ari guprintinga ntitwabibonye se ese yara printing dusoje ikiganiro we are out yari Oasis Shaka ko- TV1 ibiganiro nk'ibi miriro nk'iyi musimbukire kwa nakagaruka Rujama babaha amatelefoni asante baba asante mani barinde ciao ciao